Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Nitwa mwene Soto Philippe Byukusenge. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 2025 aho turi hano mu mujyi wa Kigali. Turi kumwe na Joy Light aho kandi bari kwishima, aho turi kwishimira ibyiza byinshi Imana yadukoreshe cyangwa se Imana yadukoreye, ariko kandi ngira ngo hari nk'uko muri kugenda mubibona tubereka amashusho y'ibikorwa biri kugenda bitambukira hano ahabereye umuhango wo kumurika no gutangaza no kwishimira ibyo Joy Light yagezeho. Ngira ngo mwabonye sonorisation, ariko kandi mu mwaka wa 2025 baritegura igikorwa gikomeye cyane byo gusa, kandi nanone baritegura igikorwa gikomeye cyane kivuga butumwa nivuna. Bari gutegura ni ibikorwa byivuga butumwa byo gufasha no gushigikira by'umwihariko bene data, bene so, abavandimwe bagenzi bacu bari mu magorero agiye atandukanye, aho Joy Light kandi muri bikorwa bimwe na bimwe baraza kugenda bagarukaho, ndetse twagiye turaza kugenda tubereka. Harimo ibitabo, harimo kubagurira ibitabo, Bibiliya ndetse n'ibindi bituma uwamenye Imana arushaho gukomerera muri yo. Joy Light rero nimwe muri korali mu mateka bagerageje kudusangiza, badusangije ko ari korali byibuza mu mwaka wa 2002 aribwo yatangiye umurimo wivuga butumwa. Uyu munsi rero Joy Light kandi yabashije kurebera hamwe, ngira ngo hari kubasanzwe bazi umurimo wivuga butumwa ukorwa mu makorali, yabashije kongera kurebera hamwe ugomba kuyihagararira, kuyobora by'umwihariko, akayobora korali, akayobora abanyamuryango ndetse akayobora n'abandi benshi. Ndizera neza ko mubana natwe, ndizera ko mudukunda. Munyemerere twinjirane, ariko kandi nk'uko mwatangiye kugenda mubona amashusho y'ikaze ya Joy Light twatangiye kugenda tubagezeho, ngira ngo hari murabona ko bishimye, baririmbye. Reka twinjirane ahubwo tubagezeho ibikorwa bigiye bitandukanye bya korali Joy Light. Welcome, ni Philippe Byukusenge uko nakomeje kugenda mbikubwira. Ukurikiye kandi uri kumwe na Kwiringira TV, muraza kunyihanganira ijwi ryanjye rifitemo akagiripa, ariko umurimo tuzawukora uko byamera kose. Bahikaze cyane kuko Imana niyo yangejeje aha. Nta nubwo nari nzi ko ndi buhagere, ko nabonye kuna amagare yari yaduhagaritse, kandi mu butumire ndumva byaro gutangira saa 8:30 kugera saa 12:30, ndumva ntibeshye, niko amasaha yavugaga. Ubwo rero nahagurutse mva mu rugo ndavuga reka ndebe ko nabona inzira ngeze hariya, nta zindi nzira narinzi igahanga. Ndavuga rero ubu ngubu nshobora kuba ntakigiyeyo, ariko nkavugana na bagenzi banjye bamwe nabo bari batarahagera. Nyuma mbonye batuhaye uburenganzira bwo kuza, ndavuga ndaza wenda nsuhuza abantu ubundi dutahe, kuko ubwo numva ko ibirori ahari byenda gusoza. Mu by'ukuri rero nageze hano nasanze ibirori birimbanyije. Navuga ko ntacyo nahombye, kuko iby'ingenzi byose nagombaga kumva nabyumvishije, iyo nagombaga kubona nabibonye, ndetse nanagabanye. Ubwo rero ni impamvu ndi kuvuga ngo ndashimira Imana. Nabuze ndi kuganira na mugenzi wanjye Pasi. Iyi korali yatangiye kera, yatangiye mu 2002. Urumva ko imaze igihe kinini. Twayitangiyemo turi abana batoya, tukiri bamwe bari ingimbi, abandi batangiye gusoreka. Ibyo byose nta muntu mukuru wari urimo usibye umuyobozi wacu wadutangiye, n'ubari wari mukuru. Rero impamvu mwabonye ntigeze mbihakana ni uko ikintu utateguye, utateganyije, ngewe nemera destiny y'ikintu kikubayeho utagiteganyije, utagiteguye, biba ari ubushake bw'Imana. Kandi ubuzima duhora twiga, ubuzima ni ishuri. Buriya amashuri asanzwe hari ibintu bavuga mu Gifaransa, ariko ndabivuga mu Kinyarwanda. Ndavuga ngo amashuri ntacyo atwigisha, ahubwo atwigisha kwiga. Buriya
ntabwo twigira mu ishuri ahubwo twigira mu ubuzima tubamo. N'umuntu uvuye ku ishuri iyo agiye guhita ajya mu kazi ngo akore biranga, ariko ubuzima iyo ageze mu kazi, akazi karamwigisha kuko yigishwa na bagenzi be, yigishwa na environnement aho akorera. Ubwo rero navuga ngo kuyobora bodi ya korali ni ubwa mbere ngiye kuyiyobora, ubwo nzabyigiramo. Perezida watangira twibwira kanatubwira korali yanyu igihe imaze n'igihe yatangiriye naho mukorera. Nitwa Niyonsaba Soka Jean Claude, nkaba umuyobozi uyobora korali Joy Light. Korali Joy Light ni korali ikorera umurimo mu itorero rya Kicukiro Centre ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Akaba ari korali yatangiye ari abana b'abanyeshuri batoya mu mwaka wa 2002, hanyuma mu mwaka wa 2008 ikaza kwakirwa mu rwego ruri official kugira ngo ikore umurimo w'ivugabutumwa mu itorero. Abantu batumva ubutumwa bw'izina ryanyu wabasobanurira gute Joy Light? Bundi Joy Light mu buryo bw'ikinyarwanda ni ijambo ry'ikinyarwanda dukunda gukoresha rivuga ngo umucyo unejeje. Ni ijambo rifite amamuko mu gushaka kugaragaza umucyo. Umucyo yego ubaho, ariko si yuje ari ihumure ku bantu biba bimeze gute, unezeza umutima wabo. Rero Joy Light ni izina rivuga ngo umucyo unejeje. Kuva 2008 kugera 2025 ni urugendo rurimo album zingahe, rurimo ibikorwa wasobanura gute mu magambo make? Kuva 2008 kugera 2007 ni urugendo rurimo album 2025 ni urugendo rurimo ama-albumu arenga 6 ya audio agera hafi muri 7-8. Hakabamo amavideo tugenda dukora atandukanye bitewe na tekinoloji. Bwa mbere twahereye kuri video ya mbere izo twitaga DVD kera, nyuma dukurikizaho DVD yari ikurikiyeho ya mbere twaga umubyeyi, iya kabiri za ari amaraso, bikomoka ku ndirimbo ivuga amaraso y'icyo Kristo yadukoreye igitambo. Nyuma yaho twagiye dukora n'izindi albumu kugeza uyu munsi wa none turi muri albumu ya 5 dukurikiye tekinoloji kumwe twaba dusohora indirimbo 5 se tukayita albumu. Ubu turi muri albumu zisaga hafi 5 za video. Hanyuma uyu mwaka wa 2025 uri kugera ku musozo kuko tugeze mu kwezi kwa turi kwa 10 twavuga ko tugiye kujya mu kwa 10. Ni umwaka mufitemo ibihe bikorwa kugeza ubu ngubu, intego mwihaye zigeze hehe? Ese murasoza umwaka gute ko mwabiteguye? Umwaka wa 2025 ni umwaka twari duteganyije gukoramo ibikorwa bibiri dufatanyije n'abanyamuryango. Joy Light ifite abanyamuryango, ifite ubuyobozi bw'itorero buyifasha mu bikorwa bya buri munsi. Muri umwaka wa 2025 twari dufite target yo kuba Joy Light yagira sound system yifashisha mu buryo bw'ivugabutumwa bwayo. Iyo sound system dufatanyije n'abanyamuryango badukunda n'ubuyobozi bwacu bwo hejuru tureberera, twabashije kuyigeraho, twarayiguze. Nubwo tugifite ibyo tugenda twongera kugira ngo tugende turushaho gutera imbere mu buryo bwa tekinoloji. Nyuma y'icyo gikorwa rero twari dufitemo ibikorwa bibiri. Cya kabiri ni igikorwa cyo gukora ivugabutumwa mu bigo by'igororero. Murumva dukora umurimo w'ivugabutumwa hano hirya no hino muri iki gihugu yewe ndetse no hanze y'igihugu, kuko ubu twamaze guhinduka korali ya East Africa. Nk'umwaka ushize twari mu Bugande. Rero n'isi yose tuzi ko ibi tureba, ariko twatekereje n'iwacu mu bigo by'igororero kuki bo tutabashyira ubutumwa bwiza. Mu magambo make muri umwaka wa 2025 target ya mbere yari ukubona iyo sound, ya kabiri yari yo gukora ivugabutumwa mu bigo by'igororero. Tukirimo turategura ibyo bikorwa, turimo turategura byo gukora ivugabutumwa mu buryo bw'igororero. Rero ntabwo ari ukuririmba gusa, turashaka no kujyayo dufite ikintu tujyanye tukavuga ubutumwa, ariko dufite n'ikintu dushyira abo bantu b'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa, ibitabo by'umwuka w'abahanuzi cyangwa Bibiliya, yewe ndetse n'ubundi bufasha bwose bushoboka bwafasha umuntu mu rugendo rw'ubuzima. Ushaka gufatanya namwe muri urwo rugendo muramubwira iki? Yabakura he umuntu ushaka gufatanya natwe muri urwo rugendo? Ubundi buryo bworoshye bwo kutubona dukoresha social media zitandukanye, aho ushobora gushaka Joy Light Family Choir kuri YouTube. Joy Light Family Choir niko yitwa kuri YouTube, ndetse na social media zacu hafi ya zose iyo uzishatse mu ishakiro ry'inkoraniro y'isi usangamo iryo jambo Joy Light Choir. Aho ngaho tubona mu buryo bworoshye kuruta uko navuga ngo ndahita nguha nimero direct kandi ishobora guhinduka ejo, ariko aho ngaho twese uko dukora turi nka committee tubasha kwakira ubutumwa buje butandukanye. Hanyuma ku isabato ho bizaba bimeze bite? Ku isabato dufite igitaramo cyiza cyane. Ni itariki zingahe? Ku isabato itariki 27 ku kwezi kwa 9 2025 nibwo tuzatangira icyo gikorwa cyo kwakira inkunga zitandukanye no gutegura icyo gikorwa cyo kujya gukorera ivugabutumwa mu igororero. Uwo munsi rero dufite amakorari mukunda, dufite amakorari hari korari yo mu Gatata yitwa Abavandimwe, hari korari bita The Guardians y'Imasaka, iyo ngayo nayo turi kumwe.
turi kumwe na Morning Star ya Kicukiro Centre. Uwo munsi bizaba ari ibintu byiza cyane. Twashatse kubana n'ayo makorari kugira ngo tubanze guhumuriza abana b'Imana mu buryo bw'indirimbo. Nyuma y'indirimbo kandi tunakira izo nkunga zitandukanye tuzakira mu rugendo rw'amezi agera muri 3 kuko igikorwa cyo kujya kuvuga ivugabutumwa kiteganyijwe mu kwezi kwa 12. Hanyuma murararika bande usibye mu makorari bivuze, murararika se abadivantiste gusa cyangwa n'abandi barararitswe? Urakoze cyane, umbaje ikibazo cy'amatsiko cyane. Yesu yazanye ubutumwa ngo bugere ku isi hose. Nta muntu hejwe muri iki gitaramo cyacu. Ni igitaramo umuntu wese turarikira kuzabana natwe akadusanga tugafatanya muri uwo murimo, kuko murumva ni umurimo twe tuzajya gukora muri ibyo bigo by'igororero, ariko n'ubundi ni umurimo tuzagenda dutwaye ubutumwa bw'abantu. Muze mudusange mwese, turararika by'umwihariko abadivantiste b'umunsi wa 7 bakunda Joy Light nayo makorari navuze. Hanyuma kandi turarika n'abantu batari abadivantiste basengera ahantu hatandukanye ariko bafite umutima n'imbamutima zo gufasha kugira ngo twinjire mu murimo wo gufasha, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana izatwibukira ku mirimo n'ibikorwa twakoze tukiri mu isi. Ibyo bikorwa rero muze dufatanye kubikora kugira ngo icyo twaremewe muri iyi si cyo gukiza imitima y'abandi no gufasha gishyirwe mu bikorwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abibutsa aho igitaramo kizabera n'isaha? Igitaramo kizabera Kicukiro Centre ku rusengero rw'Abadventiste, uturutse munsi y'ikiraro cya Centre kinini, ni mu metero na 300 mu cyapa umanuka ujya Rwandex. Aho ngaho ni hari urusengero rw'Abadventiste w'umunsi wa 7 rwa Kicukiro Centre. Igitaramo kizatangira saa 8 n'igice zuzuye, kikaba ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 9 2025. Perezida, reka tugushimire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi turabararitse mwese, karibu tuzishimira kubana namwe. Uwiteka abagirire neza. Nitwa Nsabimana Ezekiel, ndi umutoza wa korali Joy Light ikorera umurimo mu itorero ry'Abadventiste munsi wa 7 rya Kicukiro Centre. Hanyuma amakorali mwatumiye muri iki gitaramo mufite ku isabato kuri 27 niyo makorali mwakoresheje mu gitaramo mwakoze umwaka ushize. Ni umubano ukomeye mufitanye cyangwa nuko mwakunze uburyo mwakoranye batabagoye? Yego, no kuvuga ngo ntabwo ari zose, ariko ebyiri muri zo dufitanye umubano wihariye. Korali Abavandimwe muri Kristo yo mu Gasyata dufitanye umubano wihariye, ndetse na korali The Guardians dufitanye umubano wihariye. Nanone dufitemo korali Vuza Impanda y'Inyamirama, nayo ni korali dukundana nubwo bitaragera kuri urwo rwego, ariko ni korali n'inshuti zacu. Rero nibwira yuko umubano muri Kristo Yesu twese turi bamwe. Umutoza mu buryo bw'indirimbo, rarika abantu mu magambo akuvuye ku mutima, ubabwire uburyo indirimbo zaba ziryoshye ntibazasiba igitaramo. Usibye ko Joy Light dusanzwe dufite umwimerere wacu, ariko kuri uriya munsi n'indirimbo zizwi na benshi, ariko muzasanga harimo impinduka mu buryo bw'imiririmbire, kuko twarateguye, turi gutegura mu buryo bwiza. Ni indirimbo zizabanezeza nubwo zasanzwe zibanezeza, ariko zizabanezeza cyane. Noneho rero kongeraho nka korali Vuza Impanda, ukongeraho n'andi makorali nk'ayo ngayo twateguye, nibwira yuko ni umunsi natura buri wese uzaba uhari. Kutahababye mbona ari igihombo rwose kubazi Joy Light n'inshuti zacu. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.